dutangiranye umuhungu usohoka mu nzu rwose ubona ko yarakaye, asohoka mu nzu yikubita yatse imodoka agenda. Aha nk'uko mubibona murabona umwana w'umukobwa aje ahagarara imbere y'imodoka ari gutakamba ati mbabarira rwose wigenda. Umusore nawe ati va imbere y'imodoka cyangwa nkugonge, va imbere y'imodoka. Umukobwa ati ntaho mvuye, ubona ko rwose ari ibintu by'imihariro nk'uko muri kubibona. Umuhungu ati wavuye imbere y'imodoka ariko ntarakugonga. Umukobwa ati ndi seriye nanjye rega ntaho mva, ntago ndi bugende mbabarira tuvugane. Hirya gato hari undi muhungu nawe uri kubareba ubona ko rwose yumva avuga ati uyu mukobwa ubanza ashaka urupfu koko. Umuhungu ko yakiserera imodoka, umukobwa nawe ariko avuze induru ati ntago mva imbere y'imodoka ngonga. Umuhungu yakisereye imodoka rwose bigaragara ko rwose yari agiye no kumugonga. Umukobwa rwose araguma amubera ibamba ahagarara imbere y'imodoka. Umuhungu yasohotse mu modoka n'umujinya mwinshi aramubwira ati ufite ikihe kibazo, uri muzima? Ni ikihe kibazo ufite? Ntago nkeneye gukumva n'umunsi n'umwe, mbabarira uva imbere y'imodoka ugenda. Umukobwa ati rwose mbabarira unyumve, ni ukuri ndarengana, ibyo wabonye ntago ari byo. Icyo ndi kwibaza ati ibyo yarabonye ni ibiki? Umuhungu yasubiye mu modoka n'umujinya mwinshi, umukobwa aza kuri amukurikiye. Umuhungu yatse imodoka rwose agenda yiruka ubona ko yarakaye. Umukobwa nawe asigara rwose ubona ko wagira ngo ari mu gahinda, ari kurira. Tugaruke kuri uru ruhande nanone, tangiranye wa mukobwa nanone twatangiye ku ntangiro ari umukobwa wariraga aho akubitana na wa muhungu wabonaga bari gutongana, ariko nyine ubona n'ubundi basa nkaho bari gutongana n'ubundi. Umubwira ati se ufite ikihe kibazo, ntabwo ubona ni gute uzi umutaza? Umukobwa rwose ubona ko agira amahane ndetse rwose akareshye pe. Umubwira ati ni gute ubundi wowe uzi umutaza nkande ntabwo ubona? Nuko akishebura umuhungu agatuza nyine avuga ati abakobwa b'iki gihe asigaye ari amasatura. Nuko umukobwa akomeza kuri telefone. Umuhungu yinjira muri saro ahantu, bwira umukobwa wari urimo ati se mwanyogosha, kuko yashakaga kwiyogoshesha. Undi aramubwira ati reka nkuhamagarire ubikora, bigaragara ko ari saro ikoramo abakobwa rwose. Nuko yarasohotse rero aza guhamagara wa mukobwa hanze wari kuri telefone ngo kagira Imana we gusanga ari wa wundi bari bamaje gutongana, reba ukuntu ari buze ko mwogosha bikagenda. Nuko umukobwa ati urashaka iki? Ati ufite ikihe kibazo, uri kuri telefone abakiriya bari kwinjira kureba, urangwa uri mu tugambo. Ubona ko nyine bari gucyocyorana nk'abantu b'abavandimwe. Umukwinjira imbere asanga ni wa muhungu amaje gutontomera hanze, amubwira ati mbabarira rwose, mbabarira nyine wari umunsi mubi, mbabarira. Umuhungu aramureba buri cyo kumukorera. Umukobwa akomeza yiyahuza utugambo nyine nk'ibisanzwe. Undi mukobwa wari ku ruhande amubwira ati hangane rwose bose, hangane, ati niko tumutunze ni umunyamahane. Umukobwa atari kicara abanyamahane, cara nkogoshe. Umuhungu aricara aramubwira ati se ushobora ko mbona wicara udakuramo ingofero, uje kwiyogoshesha n'ingofero? Undi mugenzi we akamana akavuga ati mana yanjye hafi no kuzatse barashaka kwicisha umukiriya noneho igitambaro. Nuko umubwira ati umuhungu akamubwira ati mbabarira rwose, kurura gake uri kuwuniga. Ubona ko nyine ni umukobwa ufite akavuyo rwose, afite akavuyo kenshi cyane nyine. Undi mugenzi we akamubwira ati abwira umukiriya ati hangane rwose, hangane, uyu mukobwa wacu nyine nuko tumutunze rwose, hangana. Ko umuhungu nyine yakuyemo ingofero ariko kugahato, kuko umukobwa wari uri hano nawe nko guhatiriza byose ni ku ngufu. Yaramwogoshe ubona kabisa amuteye agakwafe ka danje. Umukobwa mugenzi we bakorana nyine yari ari kwisukira kuko azi ko mugenzi we ari umusazi. Umuhungu ahagurutse rwose ubona ko ewana ni bogare n'umuhungu. Ati ndakwishyura ngahe? Turampereza amafaranga 500. Undi ati ni 500 yonyine rega ngusabye, ntandi mafaranga ngusabye rwose. None undi mukobwa mugenzi wawe ati ubundi kubera icyo uba wiyahuza amagambo, vuga amafaranga bakwishyure umuntu agenda, ureke kwihuza amagambo menshi. Umuhungu yakuye ibandari ry'amafaranga ararimuha, abose bakanura amaso barasara, n'ayamujugunyira kabisa ubona ko ari umuntu w'umukire no n'impagararo n'indero uramubona. Umukobwa arasara akanura amaso avuga ati agenda yiruka amukurikiye, ataye amafaranga kuva navuka sindayabona. Umukobwa kabisa ubona ko agira akavuyo, mana yanjye. Ntumwetoga gusa aya mafaranga ntago ndayabona, aya mafaranga ameze gutya, nakwatse amafaranga 500. Aya mafaranga yose umpaye nayiki? Mbabarira ufata amafaranga yawe, reka sinkeneye izi prank, fata amafaranga yawe, ntago nkeneye ibibazo. Umukobwa ubona ko rwose ari funny ati fata aya mafaranga please, fata amafaranga yawe ugende. Impereze amafaranga 500. Wa muhungu akiza avuga ati yabaza abakobwa barabwira ko ubona uhuye nawe uyu munsi wanza arakajye. Umukobwa ati mbabarira, iyo modoka ukata gutyo urayikata uyitwara he? Banza ufata amafaranga yawe, fata amafaranga yawe, amafaranga angana gutya ntago nayafata. Base witwa nde base?
umuhungu ati reba imbere y'imodoka urabonaho izina ryanjye ngo Johnson Jason. Ibintu nk'ibyo umukobwa nyine ari kubisoma ati Jason. Umuhungu afite amafaranga pe, n'izina rye riri imbere y'imodoka ku modoka yita mana yanjye. Very proud. Nyuma nyine byari byamutangaje yumiwe nk'uko namwe mwese mubibona. Umuhungu yakase imodoka nyine arigendera, yari yumiwe n'umukobwa yahuye nawe uyu munsi. Umukobwa agaruka yirukanka, agaruka muri salo yabo, aza abwira wa mukobwa ati mana yanjye, uriya muhungu ntago ndabona umuntu umeze nk'uriya. Ibaze ko yise agenda yicara mu modoka agenda nta niki. Ndamubwiye ati fata amafaranga yawe, amafaranga yanga kuyafata. Ikintu ambwiye, arambwiye ati nintwara amafaranga mugeze no ngo umubaze n'izina. Arambwiye ngo nindebe imbere y'imodoka, ariko aya mafaranga ni ukuri njye ndayamusubiza, ntabwo nshaka ibibazo. Ushobora kumusanga hano baba batanga amafaranga angana gutya ari n'abajya kuzimu. Reka nzayamusubiza, ntabwo nshaka gupfa. Ntabwo nshaka gupfa. Niba ushaka amafaranga uzagende bayaguha. Mugenzi wawe amubwira ati nyamara amafaranga yereka none se yaguha atayareba. Mbabarira nzayamusubiza. Nuko ku rundi ruhande tubona wa muhungu nanone ugarutse mu rugo, wari kwireba agakwafe ubona ko ari umusore w'umukire kabisa, inyubako ni fresh. Ku ruhande rundi twabonye mushuti we aje amusanga mu cyumba amuvugisha, amubwira ati bimeze bite, nari ndi kuguhamagara ntabwo wari uri kumfata. Amubwira ati rwose nari impuzi, nambwa se ko mbona utameze neza byagenze bite. Amubwira ati nahuye n'umukobwa kabisa ufite ingeso mbi, hafi no kunkubita kabisa. Amubwira ati ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu rwose byo kuvugaho, nta nubwo ndi kubyumva neza. Ni gute umukobwa kubita ibiki, kubwira nabi? Ntago nyine ari ibintu byumvikana. Ndetse ibyo bintu ndi kukubwira ntago wabyumva. Umuhungu wabonaga nyine yarakaye rwose, nubwo bwose yagiye bakamwogosha bakamwitaho, ariko wabonaga yarakaye. Niho ryo kibwa mbere umukobwa yabanje kumwitwaraho. Undi aramubwira ati ni gute umukobwa yagukubita, ni gute umbwira ngo umukobwa yagukubita ati. Undi aravuga ati ibintu nkubwira we ntago byumva. Inshuti yongera aramubwira ati ariko ndabona rero banakogoshe neza kabisa, ndabona inyogosho ari fresh, wanakwafi imeze neza, umeze neza. Basekamo nk'abavandimwe nyine, ubona ko nta kibazo, bishimye nyine. Ibyo bintu arabyibagirwa, yagerageje kubimwibagiza. Amubwira ati rwose umukobwa nubwo yakabukiye ariko ndabona yakogoshe neza pe, ndabona yakogoshe neza, agakwafe ni fresh. Baricara baganiramo nk'inshuti gake. Amubwira ati se bimeze bite, ubuzima bumeze bite, nyine bajokinga nk'inshuti. Namwe murabibona hano rwose, ubona ko bishimye kabisa. Abasore babakire kabisa b'amaboga, ubona ko bafite ibiceri. So uyu musore witwa Jason, twabonye ko yitwa Jason, wabona ko ari mu modoka n'undi muhungu w'inshuti ye nyine nk'ibisanzwe ko twabonaga bishimye. Ubona bari kugenda, hafi aho tujya kubona tubona wa mukobwa nanone, wa mukobwa w'amahane rwose. Ubona ko bambi gifite n'umutima mwiza, n'ubwo bwose kigira amahane, ari gufasha umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona, amufasha kugira ngo yambuke. Ubwo wa muhungu baramubonye ndetse ari kumwe n'inshuti ye, ageza kumwe ati turiya ni wa mukobwa nakubwiraga, umva ufite amahane, wiyemera, uvuga nabi. Ati no, ati kandi se kubera icyo umujajinga, kandi mbona ari gufasha umuntu, mbona basa nk'umuntu ufite umutima mwiza, kandi ari gufasha umuntu, ari gufasha impumyi kwambuka. Gusa urabona rwose ibyo bintu uri kumbwira ngo ni umuntu mubi n'iki, urabona rwose ibyo bintu ari byo, ariko bimeze ntabwo ari umuntu mubi pe, nta mico mibi afite. Umuhungu nyine arumirwa, nshitereke mu bwate, ariko aragaragara nk'umukobwa mwiza rwose ufite imico myiza. Undi Jason nyine wabonaga yumiwe nanone, akabona isura y'umuntu yabonye n'indi muntu ari kubona aka kanya, ukabona bidahuye. Katugaruke kuri uru ruhande rwose, wa mukobwa ko bigaragara ni umukwaferi, ni umwogosha, arogosha. Akiriye undi mukiriya w'umusore nawe umeze nk'aho ari umusaza. Amubwira ati bimeze bite, umeze utese, ufite iki kibazo ko numva uri kumvugisha cyane, nyine ubona wagira ngo bayigutongana. Nuko aramubwira ati se fata hano izi mashini uyihanagure, ureke kugumunsakuriza wowe. Ubona ko nyine ari umusore nawe uri stable nkawe. Amubwira ati fata imashini uhanagure wowe, ureke kugumubwira amagambo menshi. Tujya tubona wa mushuti wa Jason, umwe bari kumwe, ubona ko bishimye ndetse bari kumwe no mu modoka. Araza ati ubanza Jason ari wo wamurangiye kuri uyu mukobwa uko byasa kose, kuko yakunze uburyo yamwogosha. Araza amubwira ati soke ni wowe se wogosha? Ati ya ni ngiye wogosha.
amaso natuye ni kaboyi wanjye ushobora kumfasha imirimo ahangaha gake na gake akaba yadukuburira ibintu nk'ibyo. Noneho arambwira ati okay, wanyogosha se? Cyane rwose nakogosha. Ati nakogosha ntugire ikibazo rwose, nakogosha unyereke picture y'ikintu ushaka ko iyi ya style ushaka nkogoshamo ndakogosha rwose. Arambwira ati ibyo nabikunda cyane. Noneho arambwira ati cara kabisa. Umusore aricara batangira kumukoraho rwose, gusa nyine wabonaga ari nko si umukobwa wogosha iki n'iki, wabonaga nyine atari kubyumva neza. Nuko umukobwa rwose ashyiraho igitambaro anafata imashini hafi aho yiteguye rwose kogosha umujama. Umuhungu nawe ubona ko yishimye kabisa, ategereje kubona result ziva mu byo yakoze. Nuko kaboyi wacu hafi aho ngaho nawe rwose ubona ko ari gutunganya utuntu, ubona ko kabisa nta kibazo. Umukobwa afata agasokozo hafi, atangira kubanza kumusokoza gake gake akaroso kabisa, atereza atunganya umusatsi we nyine gake gake kugira ngo atangire kumwogosha gake. Umuhungu kabisa ari bamukubise umucongo wa danje, agaruka kuri wa mushuti wa Jason amubwira ati nagiyeyo umukobwa aranyogoshe ukuntu yanyogoshe neza. Umuhungu wabonaga Jason yarakaye, niba ari ukubera yari yarakaye simbizi, ati ni gute ujya hariya hantu, ni gute ugenda iki, ubona ko nyine yarakaye iki, sinzi impamvu yari yarakaye kabisa. Mbwa ati ngiye nagiye umukobwa, nubwo numvaga ko umukobwa yogosha, ni nayo mpamvu nagiye. Wari wambwiye ngo ni umuntu ufite imico mibi, wiyemera, wirata, ariko nagiye mbona aranyakiriye neza, aranyogoshe. Nambwira ati urashaka kumbwira ko wagiye kuri uriya mukobwa ukajya kwiyogoshesha? Cyane rwose nagiyeyo rwose, nabonye nta n'ikibazo nyogosha neza. Bana ntibabitinzeho nyine barisekera bisanzwe nyine nk'inshuti nk'abavandimwe, ubona ko rwose ari abantu babanye neza kabisa. Musunika amubwira ati wowe bipi za bundi, wowe bimeze bite, gute wowe wifata ukajya ku mukobwa ukajya kogosha? Twakomeje kuri uruhande nanone kandi turabona wa mukobwa nanone disi, ubona ko wagira ngo ari abana. Turabona abana bato, turabona wa mukobwa bigaragara ko nkaho bambi hari abana afasha. Urabona ko hari abana ahereza ibyo kurya, twana duto bisa nkaho ari utwana tw'imfubyi afasha cyangwa se areberera. Kuri uru ruhande nabwo tubona Jason ari kumureba, abona byibazaho uburyo ki nyine akunda kumwita ngo ni umuntu wirata, ufite imico mibi, ufite ingeso mbi, uvugisha abantu nabi, akabona ufite urugwiro n'abana, ari kubahereza ibyo kurya, babyina baririmba bishimye. Ubona ko nyine ari umukobwa mwiza rwose ufite urugwiro. Bwira ati ibyo kurya birashize, ngaho mwishime biki. Ubona nyine ko ari umukobwa kabisa ufite roho nzima, ushobora kuba ufite n'umutima wo gufasha. Ariko wenda nyine wabonaga umuhungu ari confused, bavuga ati se umukobwa se mana yanjye, nanone ko namubonye ko akunda akanyitwaraho nabi, nkaba mbona ari guhereza abana ibyo kurya cyangwa n'abana afasha. Nyine wabonaga byamucanze urundi ruhande, ukabona ari kumureba, amurebera mu modoka kure ye ariko yishimye. Nuko ku rundi ruhande nanone turongera kubona inshuti ya Jason nanone bicaye mu modoka bari kuganira. Ambwira ati siko nabonye wa mukobwa ejo ari gufasha abantu, nabonye wa mukobwa ejo ari gufasha abantu pe, nyine yafasha abantu bicaye babandi bagendera mu tugare bafana n'ubumuga, afasha abana, agaburira abana ku muhanda. Nyine numvishe nyine bintunguye, numvaga nyine ntazi ibyo ari byo nkurikije n'ukuntu nta kazi akora, nta mafaranga menshi kagira, nkabona ari gufasha abana ku muhanda. Nyine numvishe ikintu muri njye nibaza se umukobwa nk'uyu ni gute ashobora gukora ibintu nk'ibi, nyine nta kazi nta mafaranga afatika abona, agafasha abana, akanezezwa no gufasha abantu. Nyine numvishe bintangaje. Inshuti iramubwira ati ibyo ni ibintu bisanzwe, rega ntabwo uko abantu bakitinga ariko n'ubundi nyine baba bameze mu buzima busanzwe. Narambwira ati okay, nta kibazo, reka dutegereze turebe. Gusa njye numvishe byantunguye kuko ntabwo niyumvisha ukuntu uriya mukobwa kabisa uburyo yanyitwayeho yaba nyine ashobora kuba yafasha abantu. Nta numva nyine ari ibintu ntari kwiyumvisha neza, ntabwo biri kuza neza. Nuko umuhungu mu gishuti ye rwose yari ari kumurambwira ati ku mana yanjye, ubona ko nyine yamusetse yatangaye. Tugaruke kuri uruhande nanone, tugaruke muri salo rwose kuri wa mukobwa wacu w'umunyamahane gutonganya. Nubwo atari ku bundi wowe ufite iki kibazo, ubundi kubera icyo uhora utongana, bari guseka nyine umukiriya baseka n'umukiriya, bamubwira ati umukiriya rwose ndabona asa neza,
style wamukoreye kabisa ku mutwe ndabona imeze neza pe. Nuko turakomeje ubona baguma batongana nabo kuri uruhande na abakobwa rwose babiri bona ko bishimye bakora hamwe bafatanya, ariko nyine baba bashondana nka bari umuhamukuru na murumuna murabizi ukuntu biba bimeze bashondana rwose. Bari bafite umukiriya hano ngaho na wagira ngo ibintu bamusotse rwose sinabyiza, ariko akamubwira ati ibintu ntibimeze neza, ibintu bimeze neza. Uyu mukobwa rwose ubona ko kabisa afite n'akavuyo kenshi cyane, bwata ku wundi uri umusazi bwati kubera icyo ubundi ufite icyo kibazo ubwo ari guseka umukiriya undi mbwati ufite icyo kibazo wowe urakize ku mukiriya. Nuko mbwati customer kabisa ewana ufite umusatsi mwiza ewana best style kabisa ewana imeze neza pe umeze neza rwose ubona bamutakagiza nyine mushima turi kabisa umva uyu musatsi umeze neza tutuntu twagufungiye ni twiza ewana kubitaho na marinette noneho kabisa aranabemeza avuga ati ewana mwambonye si barasaka tumva bye kabisa mwakoze kunyitaho mugire umunsi mwiza. Baramuseza ngate wa mushuti we ndasigara mukubita kundi ufite iki kibazo mu mutwe wowe urashingikira umukiriya umubwira ibintu by'ubugoryi mubwira ibintu bidafatika kugira ngo umfashe tumusore warangiza ukajya kumbwira ibintu by'ubugoryi. Ndamusega mwate ari kundi we bite byawe uzahura utongana igihe cyose ngo ntago nakurenganya mu gihe ibihe bakiri gutongana wa musore Jason abaraje aramuvugisha ati umeze neza ambwa ati kubera yaramubaza umukobwa aramubaza ati kubera icyo uri hano ni ikihe kibazo hari ikintu wibagiwe ni ikihe kibazo kuki ugarutse hano. Naramubaza ati umuhungu aramureba akajya aguma muri avuga ati n'umukobwa nagatangaza kabisa. Ambwira ati niba ari n'aya mafaranga uje gutora rwose ndayaguha rwose amafaranga niba ari n'aya mafaranga uje gutora ndayaguha yatware ndaguha amafaranga yawe ugende. Umuhungu ati ntago ari ngiye ntago ndi hano kubera amafaranga rwose ndashaka twavugana nyine private. Mbwira umukobwa ati wabugiye hanze se tukavugana n'uyu muntu. Nuko umukobwa arisohokera basiga bonyine. Mbwira ati okay ngaho mbwira urashaka iki ureke kuguma ndeba nka televiziyo mbwira urashaka iki nicyo ushaka ko tuvugana icara baricara. Nuko mbwira ati shaka tuvugane ati ngaho mbwira umukobwa afite utugambo twinshi umuhungu w'abareba yisekera amubona nkagasa. Mbwira ati urukundo bamwisura ugaseka se uraseka ibiki urabona ndebeka nk'umuntu urabona ndi comedy ahanga mvugwa useka wowe urumva ntago nyeneye ibibazo urumva ubu wavuye mu nzu yawe uraza hano turuturu uje ku kazi kanjye urabona uje babarungira ikintu cyakuzanye ahanga urashaka iki. Ambwira ati nyine icyo nashakaga kuvuga nyine uri mwiza pe. Umukobwa ahita yizeza avuga ati mana yanjye ngaho mbwira ikintu cyakuzanye hano before ubundi ni iki cyakuzanye hano mbarumbwira nakazi nyine mbwira ikintu cyakuzanye hano. Umusore ati nyine ikintu naje kukubwira nyine nashakaga ko nyine tuzagira na dina nawe nyine tuzagira gusangira ibya nimugoroba. Undi aramubwira ati ibya nimugoroba kweri ati ibya nimugoroba ushaka gusangira nanjye ibya nimugoroba ryarisi ati rwose gira umukobwa ubona ko ari kwisararanga asa nkaho atabyakiriye neza nyine abazi ko ari babahungu bo ku mihanda baba bashaka gukoresha abakobwa bana nyine ubona yisararanga ati urashaka ko tuzasangira ibya nimugoroba se gute babarirungira. Mbwira ati nta kibazo ushobora kwambara uko ukumva ushaka ibintu bituma nyine wumva umeze neza ukaza tukajya gusangira ibya nimugoroba. Umukobwa ati ibyo simbizi nyine simbizi. Umuhungu ati ariko nukuza tugasangira tukarya gusa. So umukobwa ati nta kibazo ngewe ariko kurya nta ribi winyinginga nta kibazo rwose ndaza kuza dusangire ibya nimugoroba nta kibazo ndaza kuza nimugoroba nta kibazo. Nyine bisa nkaho bemeranye ko bari buze gusangira dina. Umusore nyine yaraje kumusaba dina arambwira ati ariko nitwa Jason. Umukobwa ati witwa Jason aguma arisubiramo nyine. Umukobwa ubona ko nyine ari kumubwira ati okay Jason no problem. Amubwira ati nanjye nitwa gusa njyewe nitwa Insika nyine umwe yambwira ati ngo yitwa Insika umuhungu akitwa Jason. Saramubwira ati nta kibazo ndaza kukubona nimugoroba. Amubwira ati okay ndaza kubwira. Umukobwa asigara yivuvuma abana uno mukobwa afite utugambo umukobwa bahagaze utugambo avuga bana yanjye. Nuko mushuti we araza aramubwira ati mushuti aba yarumiwe rwose mushuti aba yarumiwe n'ukuri. Amubwira ati se uri kubona nsa gute? Aramubaza se urabona nsa gute?
ariko inseko ufite icyo kibazo ngati nyine urumva nyine yavugaguzwa utuntu nyine udashobora no kumva neza ubona nyine aryinde mubwira ati se urumva yaramubwiye ati bansabye dinari ndashaka kugenda ngasanya kujya kumva n'ura muhungu cyari buze kumbwira kumva icyo ura muhungu ari bumbwire yambwiye ko turi buze gusangira nimugoroba umugenzi wawe ati ariko uransiga ahangaha n'abakiriya ubwo ngubwo uransiga ahangaha ngo ugende ugiye kureba umuhungu ibiki n'ibiki ubwo ngubwo urumva ibyo bintu ari byo wowe ambwira ati kimwe cyo nakubwira cyo witondere n'umugabo rwose ndambwira ati wigira ikibazo ni ukuri wigira ikibazo nta kibazo umva wigira ikibazo wumva utuje urabizi ko nzi kwiyitaho anamenyere ewana urabizi ko nawe ati nta kibazo gusa ujye witondera bano bagabo b'abakire ntabwo ari abantu beza hari igihe baba bariciwarisite ngo nyine ngo bariciwarisite ni ba bantu baba batunze ibintu ariko barabikuye nyine hakurya iriya mu mazi nambwira ati wigira ikibazo wowe wigira ikibazo kabisa don't worry kabisa wigira ikibazo ndagaruka kandi vuba rwose ntugire ikibazo ahubwo ndebera umusazi mbwa ati ninkara kumwata umusatsi wanjye urabona ameze neza se nuko ubwo birangije umukobwa nyine insika wacu rwose abaragiye rwose undi asigara areba n'ubu ati agakobwa mana yanjye kaba kanisheje umutwe abona kubita ibitebe nyine ariyicarira aratuza nuko wa musore wacu rwose wa mugoroba wa dina ubu urageze umukobwa rwose wacu ujagaraye aza yiyambariye cya gipantaro igipira agakapu mu ijosi abakobwa kabisa nk'aba bashimishije ewana aza yambaye ibintu nyine nk'uko yiriwe mu kazi ni nako yaje umuhungu aravuga ati si bigenze bitete hari igihugu cyenda yahuye n'ahari yakinisha umutwe gutya na gutya umubwira ati kirenga ugende gikubita umuhungu mu gihe agurutse gutya umukobwa baramuhagaritse ati oya wigenda nta kibazo rwose kiyo rero nyine nta kundi kizagwa ku bandi batari njyewe urumva umuhungu nyine ubona ko umuhungu rwose ari waridi nyine yararakaye yarahagurutse avuga ati tugende nibi uwo muginga washatse kukumenyera mbanze mukore mu matwi nuko umukobwa avuga utugambo twishimwe nyine mwaje kubimenya muri ukuntu bari kuvuga nyine ngati mbabariye nizeye ko utarakaye ko natinze icyambwa ati nta kibazo rwose nodarinze ibintu rero hano reka tubanze tunywe turye ubundi tubone kuganira neza ati urakoze cyane rwose urakoze cyane umukobwa kigaragara abakunda igiporezo wana no kurindira ngo bamusavinge yahise yiterura ibye hafi aho ngaho abakobwa bo mu cyaro rwose ntibagorana ntabwo baba bagoye pe wana igiporezo cyageze hafi aho barapfundura vuba wana ntabyo gutinzamo wana kabisa ngo yahise atangira nta no kureba hirya atatangira araporeza arumviriza yumva ibiryo ni ubutamu ati ati ibi biryo kabisa ndabirya bikagira mva biri kugera ku mubiri kabisa ati ibi biryo biraryoshye ewana yambwiye ati fata menu nushaka no gutumiza ibindi ubabwire nyine bakuzanire ndavuga ati si iki kintu mpaye ni igiki akajya kubitaho ntago azi ngo ni igiki ibyo bya menu ntago azi ziriya menu baba bafite ziriya menu baba ziba ziri mu maresitora nyine aguha menu bakabwira ati genda urebe ikintu ukenera kurya nyine uzane mu gihe udasobanukiwe nyine undi ati ibyo bintu uri kumpereza ni ibiki ariko ubundi reka nirire ibiryo undi ati nta kibazo rwose relax kabisa wowe urya nibishira turabwira umuhungu akuzanira ibindi nta kibazo rwose reka turye umukobwa atangira kurya ariko yivovota nyine bya bindi bye akarivuga ati ibiryo rwose biraryoshye ewana biraryoshye bimwe bitabaho pe biraryoshye mubona ko rwose umukobwa yaryohewe umuhungu nawe ari kwisekera mwati umuhungu abwira umukobwa ati ariko nawe rya rwose nawe rya reka ava mu bintu by'amagambo umukobwa rwose ubona ko yaryohewe ewana murabona ko hano ibintu rwose byari sawa umuhungu aramubwira ati rwose umukobwa yariye vuba n'inyama nazirya arazimara umuhungu aramubwira ati nta kibazo reka nguhe n'inyama nuko kurya birarangira sasa bajya mu kiganiro ewana baraganira ubona ko rwose umuhungu ari interested yakunze umukobwa uvuga cyane ugaragara ko ari fan amubwira ati ariko nukuri naragukunze nakunze nyine ukuntu umeze nyine narakwikundiye nukuntu nambwira ati nta kibazo rwose nta kibazo ntese ntabwo watewe nta nubwo watewe basi isoni nanjye ukuntu nitwaye uko nariye iki bintu nk'ibi nta kibazo ntacyo umuhungu avuga ati nta kibazo umukobwa ati ariko njye nakunze biriya biryo
byo kabisa byari biryoshye. Umukobwa ati ibiryo byari biryoshye bimeze neza, test bimeze neza kabisa, test yari iyo ewana. Njye nkunda no kwirira na mama wanjye bizi ko nkunda ibijyanye no kurya kabisa, n'akazi ko kurya nikundira kurya. Nuko umuhungu aramubwira ati se umukobwa kubabona ko akomeza kuvuga nyine ubustori bwinshi nyine budahura, nyine ni umuntu wikundira kurya, noneho yaramaje kurya inkoko. Rero umukobwa umaje kurya inkoko rwose ubona ko ewana yishimye. Undi atangira kumubaza ku bya bizinesi, amubaza se ukuri ubundi ni gute winjiye mwa biriya bintu. Undi aramubwira ati ntabwo nkunda ngiye kugusabiriza, niyo mpamvu nabona nashatse icyo gukora hariya nkishyiriraho agasaro kanjye gatoya kazajya kamereza amafaranga make nyine nkabasha kubaho. Urumva umuhungu nyine agomeza guseka amubwira ati ujya koza rwose uri umukobwa w'agatangaza pe, nyine urashimishije rwose, kandi rwose ufite impano muri wowe kabisa ewana yo gusetsa pe, ufite impano yo gusetsa. Ati okay nta kibazo ariko nuko mubona ko rwose bagiranye ibihe byiza, baguma baganira bishimye kabisa, ubona ko dina yabo yagenze neza. Amubwira ati ariko mbabarira ngusabye imbabazi kuri cya gihe twahuye, ntago nyine nitwaye neza, ntago nyine byagenze neza, mbabarire niba bitaragushimishije. Umukobwa ati oya nta kibazo rwose, ndumva twaba inshuti hafi, nyine twaba inshuti nta kibazo, nta nubwo rwose ndumva nta kibazo. Ikiganiro cyararangiye agaruka mu rugo rwose ubona yishimye ewana. Umva inkuru ari zose umushuti nahita yicara ategereje gutega amatwi ngo yumve nyine. Ati ewana kabisa uyu mugabo afite amafaranga, uyu mugabo afite amafaranga we ntago bizi. Ati niba yaguhaye ku mafaranga rero, niba afite amafaranga menshi mu maboko ye yaguhaye. Ati ikibazo cyane ni ukuvuga ibigambo byinshi, vuga. Undi ati mbabara wimbwira nabi nako advicingaga niba afite amafaranga nyine amafaranga yaguhaye. Undi ati nari nagiye gufata amafaranga hariya ko njye nagiye ngo tuganire nyine nkuko yari yabinsabye, nagiye gufata amafaranga hariya. Umukobwa nyine atangira gutongana kwa kundi kwiwe nyine biba bisanzwe. Umukobwa ati ibintu byagenze neza ewana. Undi ati mbabarira umbwire my sister byagenze gute. Ati ewana bazanye imyaka ndaporeza turaganira, akambaza ku bya business, ibintu nk'ibyo nyine bari kuganira nk'abantu b'abakobwa. Ati none se mbabarira umbwire, ati ni ibiki wariye hariya. Ati nariye ibiryo byiza, ati nkuko ibiki, ati uyu ni murumuna wanjye Arisa. Ati ewana ubundi wowe uri namba imwe, uri namba wanu kabisa, ubundi wowe ntago nicyo nkundira ku myaka ntago wayihereza. Nuko barakomeza batera sitoro ubona ko bishimye nyine ewana mutera sitoro. Ati nyine byagenze gutya. Ubwo wa muhungu nyine Jason baramuhamagara ati cicika maze mwitabe. Aramuhamagara ati ndi mu rugo, nageze mu rugo neza, ndi kumwe n'inshuti yanjye nyine nta kibazo, nageze mu rugo amahoro, nukuri meze neza nta kibazo, wumva utuje. Ndetse ubona ko nyine yishimye. Bamubwira ati se buri kimwe cyose cyakugendekeye neza nubwo twari kumwe. Ati nabikunze n'ibiryo nabikunze kabisa, we yikundira ibiryo nta kindi kintu abavuga. Umuhungu ati okay noneho njye numvaga nagufasha, niba hari ikintu ukeneye ko nagufasha nkaguha nk'amafaranga. Umukobwa ati nta mafaranga nkeneye rwose, yagumane ntago nyashaka. Aramubwira ati mbabarira rwose. Umukobwa akunda kumwita Oga. Ati boss wanjye, ati mbabarira ntukajya unyita boss, nitwa Jason kabisa, ujye umpamagara Jason, niko nitwa. Aramubwira ati ubu ngubu buri kimwe cyose gifite nyine meaning. Undi aramubwira ati ariko ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva, njye nta mafaranga nagusabye, nta kibazo mfite rwose, wumve ko nta kibazo mfite pe, nta mafaranga nshaka. Naramubwira ati oya rega ifata umwanya wawe ubitekerezeho iri joro, nta kibazo, ikintu cyose uzajya wumva ukeneye uzajya umbwira rwose nta kibazo. Ati ndakumva rwose. Barakubye. Ngo yakomye kuri telefone, mushuti wari iryamira nyine arasinzira, arongera amusitereza amubwira ati ariko ati uyu niwe mugabo nasabwaga kabisa Imana yampaye. Ati turakoze mana, urakoze mana, ngo ntago nari nzi ko uyu mugabo nk'uyu rwose yaza. undi ati mbabarira winsakuriza ngiye niryamire, niba ushaka kujya gusakuza sohoka ugende hanze ujye gusakuriza hanze. Ariko undi wewe wabaye tu iburiye nuko uvuga nabi tugumiza uvuga nabi, nuko abakobwa bacu nuko rero bararyama. Ndumva ndi mu rukundo rwose, ariko se mu by'ukuri
ni ukuri ibintu nta gatangaza. Rero ukurikije ukuntu uyu muhungu bahuye, ukurikije ukuntu batangiye babwirana nabi, umuhungu akaza kuza gukunda umukobwa, yatambuka n'umukobwa wapi, n'umukobwa ntabwo bishoboka. Ariko se koko nk'uko mubibona, turabona rwose bahagiye kuri date, umukobwa kabisa urabona ko rwose yishimye, bigaragara ko hari akantu, hari ikintu bita connecting. Ubuse koko murabona uyu mukobwa n'uyu muhungu biri kugana kabisa. Ewana, murabona ko umukobwa wacu rwose yishimye, umuhungu wacu yishimye. Ku ruhande rw'umuhungu ni ibyishimo, ku ruhande rw'umukobwa ni ibyishimo. Kandi rwose usibye kuba uyu muhungu yatwaye uyu mukobwa kuri dina, akaba yaramuhaye amafaranga, ubuse ibi twabyita urukundo rwa nyarwo. Wenda ku ruhande rw'umuhungu ashobora kuba ari urukundo, cyangwa se ku ruhande rw'umukobwa bigaragara kose ntabwo twamenya ngo ni iki. Ese koko ni urukundo rwa nyarwo hagati y'aba bantu babiri, cyangwa ni amafaranga ku ruhande rw'uyu mukobwa? Reka dutegereze mu gice cya kabiri turebe uko bizagenda. Ntucikwe n'igice cya kabiri, cyo kizaza ari umuriro. Kora subscribe kuri Mbabazi Aria. Inkuru nk'izi nakagaruka, shyira igitekerezo cyawe muri comment, umbwire uko ubibona, umbwire uko igice cya kabiri utekereza ko kizaba kimeze. Bye bye.